Uyu mubyeyi Goreti ni umubyeyi mwiza, we n'umugabo we iyo barangije akazi mu masaha y'umugoroba bakunda gufata undi mwanya uhagije, ubundi bakigisha abana babo ijambo ry'Imana. Abo bana nabo bakabakundira ijambo ry'Imana bakaryumva cyane. Igihe bano babyeyi bari barangije kubwira bano bana ijambo ry'Imana, bunzemo n'inkuru ya Yesu afashe imbabare yarwaye ibibembe. Aba bana bakimara kumva ino nkuru ya Yesu barishimye cyane ndetse bakuramo isomo rihambaye. Kandi nawe wa mubyeyi uri kureba ino video, nimba ufite abana wabyaye ukaba utabigisha ijambo ry'Imana, warasigaye no kuri kw'Imana. Kararisa wari urimo mukuru kuriya abandi, yaje ahihereye ngo yongere asubiremo ya nkuru arusheho kwimenya birenze. Ntibyatinze Kararisa yatangiye gusoma ya nkuru ya Yesu, ukuntu yakijije umugabo wari urwaye ibibembe. Naho Kararisa nk'umwana mukuru, igihe yari ari gusoma ino nkuru ya Yesu, yagezemo hagati ubundi yimagina ukuntu uno mugabo wari urwaye ibibembe yari ababayemo. Burya rero mwa bantu mwe, tujye turushywa n'umutwaro twikoreye. Ndakubwiye ati nta kintu kibabaza nko kuba ufite ikibazo ukabona abantu bari kugenda bagugwa amenyo bakuvuga, ibyo bintu aba ari bibi cyane. Uzanacunge no kuri wa muntu ufite ikibazo, kuko usanga ya ndwara ubundi yo kumuvuga iyo ngiyo niyo ibimurembeje. Abaciye hano mu kajujura yacara hirya ati dore ngikiriya, yajya anaca naha kugira ngo abone ubuhungiro, ahubwo ugasanga abantu turi kumubwira ati ariko se nkawe wajya ushaka ahantu ho kuba wihishe. Niko ahubwo ugasanga abantu nitwe turi kumubuza kuba muri sosiyete nk'aho abantu turi Imana. Nk'uyu mugabo urwaye ibibembe, reba ari guca ku bantu agenda hirya no hino, ariko akagenda yihisha kugira ngo adahura n'abantu bakamugirira nabi cyangwa se bakamukubita, dore ko abana ari ba nta munozi. Erega ntacyo wakora ngo unezeze umuntu nubwo wibwira ngo urakunzwe. Kandi ikindi, weho bakugize nk'uyu mugabo akagwara ibibembe usibye no kukuvuga, weho bajya bavangamo n'inkoni. Ntacyo wakora ngo banezeze za nshuti zawe mwasangiye, izo nizo zizakwirukankaho zikavuga ati mugifate mukica ahubwo. Igihe uno mugabo wari urwaye ibibembe yari ari guhunga abanzi be, yaje kubona umugabo, uwo mugabo ari kumwe n'imbaga nyamwinshi. Uwo mugabo nta wundi yari Yesu. Uyu mugabo urwaye ibibembe yegeye imbere gatoya ngo amusanganire arebe ko hari icyo yamufasha. Uyu mugabo akimara gusatira Yesu, bya bindi nahoze mbabwira ku bantu barakangaranya, nyagasani ibi ni ibiki? Kandi nawumvishe ngo biriya binagwaye ngo birakongeza. Mbega umugabo ngo arasa, hasigara umugabo umwe Yesu, abandi bo bari bahunze. Uwo mugabo urwaye ibibembe kubera ko nta wundi muntu yagiraga yatura ibibazo n'agahinda afite, byose yabibwiye Yesu, aba ari we abitura kugira ngo arebe ko hari icyo yamufasha, kuko uno mugabo yarababaye. Nuko Yesu utandukanye n'abantu, ufite umutima wiyoroshya, yegeye wa mugabo mu gihe abandi bari bamuhunze, ubundi amufata ukuboko aba aramukijije. Rubanda bose bareba. Nyaboneka video zose nkora mujye muzireba ariko zibasigire n'isomo. Ese wowe ni waba ufite ibibazo byakurembeje ukaba warabuze uwo bitura? Inama nta yindi, nyaboneka senga uture Yesu ibibazo byawe, kuko ndabizi neza nk'uko yafashije uriya mugabo urwaye ibibembe, abantu baramwanze, abantu baramutereranye, yemwe nta cyizere cy'ubuzima gifite. Ndabizi neza ko nawe azakuba hafi muri ibyo bibazo byawe. Mbibutsa ko iyi ni intego yacu tugezeho zino video. Nanone subscribe, like, share and comment ni inkunga ikomeye kuri iyi channel, ubundi dukomeze kubana umunsi ku wundi.